None boss banyirukanye. Yeah, of course. Kubera yuko muri no minsi ntabwo urimo gukora akazi neza cyane. Mutima ngira icyo nkubaza ni kucyari nge ibibazo byatoranyije mutima wanjye ngira icyo nkubaza ni kucyari ngewe ibibazo byatoranyije byanshize mu mwijima utuma mpora nkumbura kumva nuzuye kandi mfite amahoro ndumva nigunze kandi nari njyenyine ni wowe wahuze undi mami humure ese yabari njye pasi utihangana biri kumindura umugabo utagira umurava mfite ubwoba bwo kwisanga mu mwishima kubera agahinda kadasaza birimo gutuma nsaza inkumbuza iminsi ya kera ibintu bikimeze neza tukirebana neza ibikomere bidashira ibikomere bidashira bituma nibaza niba nzongera kwishima ibikomere bidashira ibikomere bidashira konzko nta mafuti tugira muri leta ntaki yambwiye ngo rakura Bebe nikore ninde oya mbwira nikore ninde be kajya kuryama ndaraniwe kubera ko nikora guhamagaye ushipanga kuryama twari turi kuganira oya mwitabe ushire loud speaker numva ibintu muvugana uwo muntu. Hello, bite? Ni byiza. Umeze neza? Yego. Kuki mwamagara nonyitabe? Shoza mama twemwe tukabonana. Nicyo utakira utangurira kuri telefone. Telefone yisizima. Kajya kuryama ndaraniwe. Banzu usobanurire. Ariko se mukuru wanjye mwiza uretse ko nshaka impamvu aho zitari nukuri ngambwira. Umunsobanurira ikibirinzi byumvise ahangaha. Mbwira n'icyo nasobanura. Umuntu w'amagana ntabwo njye mwitaba. Mba ndi mu kazi nifite stress nyinshi ndi gukora. Ubu akazi k'abandi agize ikibazo kiba bakanyirukana twabaho gute? Ntukajye ngora umutima please. Benda naniwe kanje kuryama. Nikore Meze neza ndashima Imana. Umuco nyarwanda nta kintu wakarusanya n'umuntu wakubwiye ngo musangire. Oya nta kibazo gusa. Nubwo ariko kubera hano duhuriye nari ngiye mu rugo ngiye gushyira utuntu madamu. Ndashaka gutaha mushyira ibintu gusa nta kibazo. Kubambwa dusangire nkabyemera ntacyo bitwaye rwose. Yego.
ugamije iki se? Bisanzwe. Oh, nta kibazo ntabwo. igitego ndagitsinze. Abrumva ubwire. Uzi ko Sandra ndamuhaye ya foto. Ubundi si yakamanze ngo tutarajya muri ibyo. Kuki wambaye ishati yanjye? Ntukaremereze ibintu ariko. Kandi uretse. Sawa tuvugana. Baza okay banze umbwire ibyo by'iyo foto. Baramwohereje. Narimwohereje. Okay. Subishakira ikiwe. Se Sandra ko yanshanze. Yanshanze uriya mu sister. Nanjye naje gusanga ngomba kumureka tu. Sure. Uyamvuye ku nzoka kabisa. Ko ntago yifuriza ibyiza mukuru we. Rero umuntu nk'ungu ashaka kumusenyera nta kindi. Byaranshanze nanjye kabisa. Ngo ndumva nanjye gahunda nari mufiteho pe nayivuyemo ibyo gukomezanya nayo wapi. Yamvuye ku nzoka burundu ko umuntu ushaka kugambanira mukuru we simba mbyumva. Nashobora mbwo kuna rumwana mwiza sinamubaye. Mba mbibona. No ku mafoto ubona yitonze uri umugabo. Yitonda. Sana. Ndabona gahunda ze narazingiye kuzivamo kabisa. Niyo mpamvu nanje ubu ngubu nuko umureka gutya tunkaba mukina gake gake ariko azageraho yijyane. Nta gahunda namugiraho uriya mukobwa. Ako no kujya nshiringa nkamwereka ko ntaribi. Kandi nawe ntuzabimwereke. We ntabyo Nuko akundi yajanga aho umwihorera duseke musuhuze muvuga ibyo muvuga by'abakobwa umwihorera atahe. Sibyo? Shesh nakereka. Ntabwo nazimwereka kuki. Naho ikintu nakubwiraga ugomba kwibuka n'ibyo gukora amasuku yashaka tukaza kuyishyira mu byo baza gufura. Antanukameze ndayifura sundi ujya wifura. Ntabwo nifura nyine uze kubyibuka. Uze kubyibuka wa musore ujya uza gufura ubimuhereze byose abikore. Nari mwana kwamba sundari danje. Yesu we umva Delicia. Nose noneho baye iki kandi? Narabikubwiye urangije uramburanya. Bigenze bite noneho? Ntabwo ubona yanshureke. Ntabwo uyibona. Barangiye we. Igihe nahereye akira wirebere noneho. Nta foto nta cyabaye. Kuki we yawe? Iyi ni edit nawe. Ubona ngo yaba ari umugabo wanjye. Akira murebe neza. Narakubwiye. Nshobora kuba ndwaye amaso. N'ibyawe Delicia birakureba biri ku mutwe wawe. Narakubwiye mpindura nyine umusazi umfata zero. Umugabo wawe. Ntabwo ibi yabinkora pe. Kamwihorere. Nicyo wari utegereje kubona. Ukamfata ukanca amazi ukansuzugura. Se wagabanyije umunwa? Wagabanyije umunwa. Koma kamusosi. Cyabagabo badakora se niki? Yuhu arakwemeje. Ahubwo tuzahura ryari ngo mugurira akantu. Igogi gusa. Aka kanya kuntonganya ari byo bigomba. Ndakibwira kikanga kumva, wanga kumva umuvandimwe wawe uzumva ndebonde. Uransekeje. Wamaye amahoro. Wansekeje wambabaje ngezo ndavuga uti n'ubundi ni ikigori ndababazwa nawe se kugira ngo bigende gute. Umuntu ungana nawe, umuntu wubatse urugo. Imana ishimwe kubimenya. Umva ahubwo uzabwire Teki azaze duhure mugurira akantu. Ko ni umuntu w'umugabo pe yakoze ibintu. Mbese wari umeze gute? Shameze neza wese. Ndashima Imana gake gake. Biragenda mu rugo se. Biragenda biraho nyine.
ntukiza kunsura nganirize mbafite ibintu byinshi byo kukubaza ariko shasuri ni akazi pe urabizi ko nta gutererana sha ujye ugerageza uko ushoboye mba nzagerageza mwese bimeze bityo ariko nyine hatari uziko umuntu ashaka nyine yumva agiye nko kujya muri paradizo ariko bikagenda bihinduka uko bwije n'uko bukeye byabigendekeye gute se mbakeka ko umugabo wanjye aca inyuma nagiye kubwira madamu ko ndi butinde kuko umwana w'abandi nzagira ngo namwime umwanya kandi mba ndi kumushakishiriza ndebe ko twatera imbere sinshaka ko tuzarangiza uriya mwaka naramushingira alimentation kuko nabonye akora ibyo gucuruza cyane. Ufite ikimenyetso se? Kimwe. Si ubwo ubonye ifoto hari ikindi warenzaho? Katube ukuntu imeze. Ndebera. Kumana. Akubera nta kintu bitwaye n'umusaza. Nta kintu bitwaye ivunye n'umukobwa. Hari igihe abantu bafata bakabijyana muri Photoshop kabatari. Subize ko bibaho. Nahise barambwira. Nk'umuntu wagenda agafata Photoshop sibyo? Agashyiraho umuntu atazi. Wasanga n'inshuti y'umukobwa cyangwa abashaka kubasenyera rega. Ibi ngibi nuko abiha amatwi cyangwa ku buryo iyi foto mbwira ko yaba Photoshop. Birashoboka cyane. Oya. Birashoboka pe ni ukuri ahubwo ufite kuganira nawe ukazamuganira nyine ukamubaza nese ko turetse n'ibyo ngibyo rero tugiranye ikibazo nyine muganiriza kandi ushumujinya ngaye bazana n'umubajije. Ako bitindaho bino ni bisanzwe rwose. Noneho icyo gihe agenda yambaye iyo myenda yaratinze yaza afite umushiha ndumva ariko asigaye ataha amajoro nibaza sibuka kuko mufite kuganira ukamubaza nyine uri seriye sibyo mukaganira mukamenya ikibazo kirose ubiretse gutya ko byakura kurushaho noneho ukabona wishwe n'agahinda rero ukuntu wananutse ukuntu wabaye ukuntu umeze basi nyambaye imyenda igaragaza mu gatuza rero ubusigaro rya ubigashoboka bikamanuka bikayikura arimo shumba ufite kuganira n'umugabo ko nagize n'isoni zo kujya mu rugo kubera nyine ndatiye batazabona ko nananutse shumba mufite kuganira no kugenda mu muhanda no kwambara imipira nk'iyi cyavuze ngo ziba zitandukanye nta kibazo turashima Imana pe turahumza kuko umuntu nakubwira ese ko ushatse uzahambwira umugabo wanjye ndamuzi neza ntabwo yamemukira none ndeba ibintu byose biri kumva shumba witinda wenda muganiriye byazahinduka sibyo byazahinduka buriya ikintu uzabona ubipfira se nka kuno uba uri ufite ibimenyetso nka gutya nk'umwicaza mu bwate se ibi ni ibiki sibyo ukabibika umwe akaza akakubwira ibindi ukabibika sibyo uvuganye n'umuntu aramubwiye ntukivugisha ntuki mu mwanya abirakariye wahera he noneho mubaza iby'ifoto koko bari yataye cyane guhamagaye kandi rero tukimuvuga ushagiye kumbwira ndakumva umeze mute? tumeze neza. Mfite akazi kenshi rero ndi buze gutaha ninzi. Amasaha abiri usanzwe uva mu kazi saa moya bigeze saa tatu rero amasaha abiri yarenze ushaka andi masaha abiri. Akazi kenshi cyangwa gahunda zawe zabaye nyinshi? Nta nubwo ushaka no kuvugana nanjye muri make. Oya wirakarana kubivuga nabi pe.
uzi ko ejo ariko tuzakurozinga amadokima utakuzuriza mu rugo utakuzuza ejo n'imadokima bwoko umva sawa ukora ibyo ushaka n'undi sigaye mbona ntazi ukuntu umeze nawe ndebere umugabo asigaye ntunze muri uru rugo mbese uko bavuga ngo abagore nibo bananirana ubu hari icyo ntakoze amasaha abiri ubwo ni saa ngahe nimba turi saa 3 ubwo ni saa 5 Hano z'Abanyarwanda sibaziyobewe ubwo nyine ni saa 6 abagore nabo ntabwo ko ahuze badutekereza ibindi wasanga bakwitekerereza ngo ndi mu kabari si akabari nkajyemo n'izo nzoga nazindi akaba yanakeka n'ibindi ntawamenya iri si ifite byinshi atari tugomba kugira icyo tubikoraho kuko cyangwa akaba narengana umuntu tuzabimenya nituganira nawe umuntu araza nijoro ananiwe nkihangana no gusinzira nkavuga amaso kandi maso akaza agahita yiryamira rwose nta n'icyo bimubwiye we umaze igihe kingana cyose uri kubyo bintu biba maze ko hashize amezi 6 tutabona 6 yose 6 ubuse ubwo muri bazima mbese nabigenza gute kaza agahita yiryamira ntangango yango ndananiwe ngibiki 6 gusa uba wumva umeze ute ndabona 6 ni menshi pe ni menshi mva ni menshi nanjye bise bituma nibaza ibintu byinshi cyane ni mu mugabo amezi 6 aza aryama cyane rwose barana n'icyo bimubwiye shumva yatari kabisa ako humura wenda tuzamenya ikibi nyine ibintu ukuntu bimeze ikibyihishe inyuma sibyo kandi nzaza kugusura sibyo kuko ukeneye umuntu muzamuganira pe kuko stress izakwica nta muntu mba afite wo kuvugana nawe uwo murumuna wanjye ntumbaze ibyo aba yagiyemo sinabimubwira kuko yanishoza arambwira ati umva uriya muhungu ndamubwira ni ukuri ndamwizeye kandi ndamukunda nta kintu kibi yamara Biteze. Amakuru. Ntuye muri zino quartier? Yeah. Okay, byiza. Reba bita bande? Okay, nanjye nitwa Nduke. Nanjye no hano hirya gato no kumbe ndumva. Hano hepfo. Niba nakugoye, can I have your number? Okay. Okay. Okay, ndebe kutambeshye. Abantu basigaye barabigize ibibazo. Okay, sawa. Okay, merci. Enchanté. Comment ça umunsi wigize papa? kubera iki se be Erega wigize innocent. Muri make ibyo bakoze ntabyo ze. ariko usigaye ubonekera rero Cyangwa hari n'ibindi ntazi. kuko ntwari busi Ako reba, uzko nta n'isoni ufite se. Reba, uri kwitwara nka nta kibazo koko. ariko ubona uri mu nzozi hari ibyo wari ususe ukabura Ndetse gati kiza nuko mba afite ibimenyetso. ama telefone bazari ko bimwe se mu telefone bya hehe Uyu ninde? indese Inkumbuzi iminsi ya kera
ibintu bikimeze neza tukirebana neza ibikomere bidashira ibikomere bidashira bituma nibaza niba nzongera kwishima yeah. ibikomere bidashira ibikomere bidashira bituma nibaza niba nzarokoka uyu muriro yo